Bakunzi beza banjye, inshuti magara nk'amaguru ngenza, ndabaramukije mugire impagarike n'ubugingo. Nitwa Nigaba François cyangwa Gasizi nk'izina rye ritazirana. Mbararikiye rero gukurikirana iyi nkuru ifite umutwe ugira uti Kate yasariye Kenzo. Ubushize mu gice cya mbere twatandukanye Kate ajyanye Kenzo, nuko Kenzo nawe ahita amukurikira buhumyi atabanje no gushishoza ngo amenye aho Kate yamujyanye. Reka dukurikirane turebe uko byagenze. Yanyinjize mu iduka ryiza ry'imyenda riri mu mujyi wa Gisenyi, arangije abwira umukozi twasanzemo ati dusukira amazi dukarabe imodoka yatwanduje Jean. Ubanza hari uwo mukozi yaritwaga Jeanne. Naje kumenya ko iryo duka ari irya kabiri ry'iwabo kuko bafite n'irindi Kigali. Amazi uwo mukozi yarayazanye, hanyuma Ketia anyereka aho niherera ngo nkarabe. Ketia we yasigaye aho mviriye gukaraba. Ketia mureba aho namusize ndamubura. Namutegereje akanya gato numva mbaye nk'urambiwe, mfata icyemezo cyo guhita nigendera. Nubundi icyo yagombaga kumfasha yarakirangije kuko nari maze gukaraba no kwihanagura neza rwose. Gukaraba byaramfashije cyane kuko impumuro mbi yari yansibye. Ahubwo ni amahirwe nagize, mba naramukoreho nanjye nk'ibyo yankoreye. Gusa hoho yarambabaje kuko ntiyarakwiye kugenda atyo, ntiyarakwiye kunshika atyo rwose atansezeyeho. Mbega umukobwa mubi. Uko niko nasohotse mbabaye ntekereza nigendeye. Buriya rero ngewe nkunda vuba ariko nkanazibuka vuba. Na telefone yako kanya nahise nyisiba. Ntazigera na rimwe natekereza no kuba namuhamagara cyangwa nkongera kumuvugisha. Yambere umukobwa mubi cyane Ketia. Kinjira mu modoka yahise haguruka. Ikimara kugenda gato telefone irasona. Banza no kubanza kuyihorera. Naye nibabariye nabo ngo barampamagara. Nkitaba numvise ijwi rimeze neza nk'iryo nari namaze kubika mu bwonko bwanjye. Kenzo, ko ntakubona warangije kwihanagura ujya? Ngwino hano twinjiriye ndagushaka cyane. Nabitegerejeho kabiri, nahise mbwira shoferi nti ku cyapa ndasigara. Ntihari icyo nibagiwe. Nawe arankundira ahita ahagarara hafi, twari tugeze ku cyapa. Nafashe moto yihuse, mpita nsubira mu mujyi ku Gisenyi. Mpageze nasanze umwari Kate yantegereje. Kenzo, wari unkoze ibiki buriya? Buriya se wari ugiye hehe koko? Sha, nari nkubuze ngira ngo wahise wigendera. Nari ngiye mbabaye cyane bitavugwa. Anyway, reka ibyo tubireke. Akiriye imyenda ugende wigere turebe ko ikubereye. Ibyo kugukwira byo buriya nabipimye, ingano yawe nyishushanyije mu mutwe. Guhakana ntibyari gukundura byumva. Uretse ko no kwemera kuyakira nabyo ntibyahize biza. Mbura icyo nkora birancanga, muri make ndinumira. Kenzo, ihangane wakiriye imyenda ubone icyo ugenda wambaye. Mbabarira uyakire ndabigusabye. Girira ko nayishyuye kandi yampenze. Basi girira umutima nyiguhanye. Gute se ubwo nari kuyambara koko? Ibaze nawe, nari kuyambara nte? Nge numvaga nta mpamvu yabyo. Kandi nawe niko wabitekereza? Urakoze rwose cyane kuba wantekereje. Niko nge nabwiye Ketia. Kenzo, mbabarira wimbabaza sha. Gusa narayitegereje neza ubundi nicinye icyara. Uretse ko yagaragara nk'imyenda myiza, yari kubona impamvu yari gutuma nongera kubona Ketia. Wenda tukazongera kuvugana irindi rimwe gusa. Naremeye imyenda ndayakira, niko kunyereka ahantu ninjira ndigera. Dore costume nziza se rwose. Narayambaye numva ibitugu biraremereye, nanjye numva ndaremereye, ndangije ndahindura. Sa n'uwamwaye ari Ketia nkubise amaso yaramubonye ati uraberewe cyane pe. Nishimiye ukuntu namenye ingano yawe neza. Reka turebe mu nda, ni sawa? Heta ibitugu turebe. Good. Sa n'utandaza turebe mu maguru. Twebye rwose birahura neza. Ngaho nawe nyumvira, ngaho ushyire mu mwanya wanjye. Umukobwa utagira uko asa, w'izuba, ukeye, arimo ajagajaga umubiri wanjye, ntambikiza ntambamura. Ketia rero yahise afata igikapu nari mfite, ashyiramo imyenda nahoze nambaye. Nuko arambwira ati reka ngo werekeze tujyane nanjye ngiye gutega igera amahoro. Ketia nawe yari yahinduye imyenda. Ketia yarahumuraga cyane. Mbega Ketia ngo arisiga, ariko Ketia asa neza ndamubatuye nanone ubugira kenshi. Ketia duhaguruka yaranyitegereje, arebye ukuntu tuberanye, arebye ukuntu tuberewe, niko guterura yongera kumbwira ijwi ryanguye ku mutima ati sha waretse tugafata ifoto y'urwibutso ko ndeba tuberewe. Mbega yarimo ankorera ibintu byose numvaga nkeneye. Niba bitaye birenze ubwiza ibyo nari nkeneye ahubwo. Naramubwiye nibazaga ko aribwo bwa nyuma tutazongera kubonana. Numva biranshengura umutima. Ketia yakibyumva nawe yahise yitanguranwa ati Kenzo, mbabarira gutekereza ibyo bintu kuko niba hari ikintu cyari kumbabaza cyari icyo. Ahubwo niba unkundiye ntuzabikore. Bisaharuye mwana nawe yari yatwawe. Tugeze ku modoka rero, naje kwibuka ko umusore witwa Ganza ntahiye ubukwe nawe atuye Mahoko. Nibuka ko urugendo n'ubundi tugiye kurufatanya na Ketia. Nahise mbwira Ketia nti uzi ko tugiye kujyana ahari? Nanjye umusore ngiye kureba atura Mahoko. Ketia yahise aterura arambaza ariko ubundi ko abantu binaha benshi mbazi umusore utahiye ubukwe Mahoko ninde? Yitwa Ganza, ni umucuruzi Mahoko uzwi.
Ketia ahita yikanga cyane ati ntibishoboka. Ganza se Berenari uyu uranguza inzoga amahoko? ntiyego n'uwo Ketia. Nuko Ketia ati ntibishoboka. Uzi ko ari we ejo nzakenyerera? Uriya ni mubyara wanjye. Nyina umubyara avinda imwe na papa neza. ese uko niko bavuga amata abyara amavuta? Ibyo nibyo natekerezaga, ariko ku mutima twese ntawe wabashije kwiyumvisha ibyo bintu biri kuba. Twagezeyo abatuzi neza babonye tuzanye birabatangaza, babaza Ketia bati Ketia se muraziranye? Ketia nawe arabasubiza ati Cyane, Kenzo ni umusore tuziranye. baratwakiriye turaruhuka, ariko mbwira Ketia ko ari gushaka umwanya tukaganira neza ho gato. Bigeze nko ku mugoroba nakomeje gutegereza cyane, nti mama araza ryari. Nagiye kubona mbona ikizubazuba, mbona umwiza, mbona uw'inseko nziza araje ansanze aho nari nicaye, ambaza niba nashize inyota. Ntaramusubiza nkisekesha, mbona yaje azanye kave. Naboneye umwanya wo kumwitegereza, mpera ku mano ndazamura ngeza ku musatsi, ndisetsa, abona ko mfite ikintu nshaka kumubwira. Nuko aranyegera amfata ku rutugu arambwira ati Nguteze yombi ngaho mbwira. nanjye mu ijwi ryeruye ntare y'iminwa ndamubwira nti Ketia rero ndumva nakwishimiye cyane bitavugwa. Nuko Ketia nawe ati Nanjye nuko. Kenzo ushobora kuba uri umusore mwiza cyane. Ubanza kumenyana nawe ari iby'amahirwe. mbega amagambo meza ngo aranyinjirira amatwi. Twakomeje kuganira bidatinze rero bwo kanyagwa buba burije, nabwo ntibugira isoni. Nuko Ketia biruhije ansezera bajya kuryama, mukurikiza amaso, ariko byari ngombwa ko mureka akagenda. Mbega ijoro ribi, ntabwo nigeze nsinzira namba. Naraye ndeba isura ya Ketia izungera mu maso yanjye. Numvise mbuze amahoro burundu, ndabyuka ndicara, nabyo biranga, ndahenura nabyo biranga. Mfata telefone mwohereza ubutumwa bugufi, ni Ketia wampaye ibitotsi, wambabare nkiryamira Ketia wambabare ngasinzira ko. Aha ni inkuru yacu Ketia yasariye Kenzo, igice cya kabiri tugisubikiye. Mbararikira gukora subscribe kuri YouTube channel yacu Niyigaba Francois Official kugira ngo uzabone n'ikindi gice tukimara kugishyiraho. Kora like, ukore share, unasangize iyi nkuru abandi bantu. Tubararikiye kuzakurikira igice cyacu gitaha Ketia yasariye Kenzo.